wa mukobwa rero mbere yuko ujya mu rukundo cyangwa se nimba ururimo ngiye kubwira ukuntu ugomba kwitwara kugira ngo utazongera kubabara mu rukundo cyangwa se utazigera ubabara mu rukundo. So first of all ugomba kwitwara nk'igihugu. Uru rugero ngiye kuguhereza ntago ari ubwa mbere ndutanze, ariko ngiye kurusubiramo neza mu buryo bunonosoye kugira ngo umenye uwo uriwe. Urabona ibihugu ntago bihuje amategeko, gusa buri gihugu kigira amategeko yacyo akiranga, kigira indangagaciro zacyo, kigira umuco wacyo udacika, udashobora kuza ngo vogerwe na buri umwe wese uturutse hanze. Urugero nk'umunyamahanga utuye hanze warebye u Rwanda kuri mapu, akareba u Rwanda ku mafoto, ku mashusho, akarukunda cyane, akifuza kuza kurubamo ndetse no kurukoreramo. So ako kanya yashaka kuza mu Rwanda yibagirwa amategeko y'iwabo. Amategeko y'iwabo ayasiga iwabo, indangagaciro z'iwabo azisiga iwabo, akaza akagendera ku ndangagaciro z'igihugu cy'u Rwanda, akaza akagendera ku muco w'u Rwanda, ku mategeko y'u Rwanda, byose akabyubahiriza. Iyo adashoboye kubikurikiza aguma mu gihugu cy'iwabo, cyangwa se akajya mu gihugu abona gisa nkaho gihuje amategeko n'igihugu cy'iwabo aturukamo. Uwo muturage warebye u Rwanda akarukunda akifuza kurubamo, namara kugera mu Rwanda, twebwe u Rwanda ntago bitureba. Ikitureba ni ukumuha ikaze, akaza agakurikiza amabwiriza yacu, indangagaciro zacu, yangiza tukamuha umwanya agakora icyo ashaka. Ariko yagendeye ku ndangagaciro zacu, ku mahame yacu, ku muco wacu no ku mategeko yacu, byose yabikurikije. Ntabwo twebwe nk'u Rwanda tuzafata uwo muntu wakunze igihugu cy'u Rwanda akaza kukibamo ngo twebwe tugendere ku mategeko y'iwabo, ku mabwiriza y'iwabo no ku ndangagaciro z'iwabo, kandi twebwe tutagiye kuba iwabo. We washatse kuza kuba mu gihugu cy'iwacu, wadukunze agakunda u Rwanda, akifuza kurukoreramo no kurubamo, azagendera ku byo twebwe twese twifuza, azagendera ku cyo amategeko y'u Rwanda ateganya. Nk'umuturage usanzwe wo mu Rwanda niko umukobwa wese agomba kumenya. Reka dutange urugero, wenda kamvuge ngo ni Divine. Ngiye umusore nkeneye mu buzima, agomba kuza akagendera kuri ngiye ubwanjye. Nta kintu na kimwe nzigera nkora kigamije kumushimisha ngo kubera ko mukunda ndi gukora ikintu ndakunze. Ngewe Divine ntabwo nzigera nemerera umusore kumushimisha cyangwa se kumwereka urukundo mu mashuka cyangwa se mu buriri, ngo niho hanazabonera urukundo mu gihe azaza ambwira gutyo. Bizabikore ku burenganzira bwawe, ntago ari ku burenganzira bw'umusore, ntago ari force y'umusore. Uvuga ati ngewe Divine umusore nanyanga ngo nuko tutariyamanye, nandakarira ntabwo nzigera mbigera ikibazo. Nzaba ngize amahirwe yo kumenya uwo ari we n'icyo ashaka mu buzima bwanjye, nzahita mureka mukatira burundu, nta n'ikintu nzongera kuvugana nawe. Uvuga ati ngewe Divine, n'urugero ndi kuguhereza, wowe ntago nzi izina ryawe, n'urugero naguhaye rw'izina rya Iselinza hafi. Uvuga ati ngewe Divine, umusore naceceka akanyima umwanya, nzahita mwereka ko nanjye nta mwanya mufitiye. Uvuga ati ngewe Divine, umusore naba busy, nzamwereka ko ndi busy cyane kumurusha. Uvuga ati ngewe Divine, ninkunda umusore akabyima agaciro, nzamwereka ko rwa rukundo rutamukwiye ako kanya. Kubera ko buriya ikintu cya mbere ugomba kumenya, iyo witwaye gutyo niho hantu umenyera neza ko umusore agukunda. Iyo witwaye nk'igihugu, ura no umunyamahanga, ura musore uje mu buzima bwawe, ura no umunyamahanga utazi, ntabwo uzi aho yakuriye, ntabwo uzi imico yiwe, ntabwo uzi imyitwarire yiwe. Niyo mpamvu utagomba kugendera kuri character ziwe. Mubwire nimba yagukunze nazagendere ku mico yawe, n'indangagaciro zawe na kirazira zawe zose azubahe nimba gukunda koko. We ntabwo ugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo agume mu buzima bwawe. Kubera iki? Nimba yagukunze arakora ibishoboka byose, arwanirira urukundo rwawe, arusigasire kugira ngo utazamucika. We nta kintu ugomba gukora. Ikintu ugomba gukora ni ukumwubaha, ukamwubaha mu gihe yubashye ibyawe byose. Ugomba kumwubaha mu gihe yagukunze nkuko bikwiye. Iki cyo kintu ugomba kumuha cyonyine, kumwubaha no kubaha ibyo agukorera mu gihe wabikunze. Naho mu gihe utakunze ibintu, mu gihe utabyemeye yaguforce umutima. None hari ukuntu umusore aza akagutega ubukwe, hari ukuntu umusore aza akubwira ati ngiye tuzabana ngo mu kwa 7, mumaranye nk'imyaka 2 cyangwa se mumaranye umwaka, bati ngiye tuzabana. Wenda mwenda kugera ku icyo gihe cyo kuzabana, nimba arakwiye ko muzabana mu kwa 7, mugeze mu kwa 5 avuga ati ngiye rero ndifuza ko twariyamana n'ubundi. Kandi ntabwo bikunda, ndavuga ko umukobwa utabikunda. N'ubundi igihe cyageze cyo kubana ntugire ikibazo, n'uri twabikora nta kibazo, n'undi ruwanjye. Never. Wicika intege ngo uvuga ati n'ubundi byageze reka mwihere. No. Abasore bakunda kubategera kenshi mu ntege nke zanyu. Intege nke zawe ni ubukwe, urumva ushonje ubukwe cyane. Ariko abigutegeyemo yamaze kubibona, amaze kubona ko ukeneye, arabigutegeramo. So rero hama ku mahame yawe, indangagaciro zawe, umuco wawe, kirazira zawe, byose ubikomereho. Ugomba kwitwara nk'igihugu. Umusore uje mu buzima bwawe akagendera ku mahame yawe n'indangagaciro zawe. Uko yaragukunze agusaba urukundo, niba yaragusabye urukundo rumuhereza, ariko agendere ku by'urukundo rwawe rusaba. Urukundo rwawe ntabwo ari urw'ubuntu, ntabwo ari urw'ingingano. Umunsi amenya agaciro kawe,
wa mukobwa we nibwo uzamenya uburyo ugomba kwitwara imbere y'abasore. Abasore urugirira impuhwe kavuga ati nka nkora ibintu bitanshimisha kugira ngo nshimishe umusore. Uwo musore uri kugira impuhwe nta mpuhwe agufitiye, nta mpuhwe na ntiyagufitiye, nta na ntiyape. Mugombe mugira ubwenge. Njye ndifuza ko mugira ubwenge pe. Ndifuza ko mugira ubwenge nk'abakobwa, ndifuza ko mugira ubwenge nk'abari, ndifuza ko umuco utacika, ndifuza ko mukomera muri mwege mukagira munyire mugatekereza mukareba kure cyane. Umusore kuba mu rukundo nta gace kintu cya mbere cy'ingenzi ukeneye mu buzima bwawe. Kuba uri mu rukundo ukeneye umusheri ngo kuba single birakunambiye. Siyo kintu ukeneye mu buzima bwawe. Aha ushobora kuba utari single ariko uri mu rukundo utishimiye, uri mu rukundo rutakunyuze. That's why ugomba gutuza kumva yuko kuba wakundana cyangwa utakundana atari ikibazo. Guhera aka kanya ukumva yuko ikintu cy'ikibazo n'ubuzima bwawe. Ukikunda, umukobwa wese wikunze ntabwo yashukwa n'umusore. Umukobwa wese utekereza ntabwo yashukwa n'umusore ngo agwe mu bishoka. No. Nge ntabwo nemeranya n'umuntu ubwira ngo bamushutse. Ngo yaranshutse, ngo yagushutse gute wowe uri umwana? Yarakuroze se? Ntabwo yakuroze. Ufite ubwenge ugomba gutekereza ukareba kure. Ikintu cy'ingenzi cyari kinzanye no munsi ahangaha ni ukukubwira ngo mera nk'igihugu. Naguhaye n'urugero. Erega nawe iyo ugiye mu gihugu cyo hanze wagikunze mu ushaka kugisura ntabwo ugenda ujyanye ibyo mu Rwanda. Mu Rwanda ngo tukora gutya, ngo tugenda amasana yangaya, ngo twitwara gutya. Aya mategeko nayo mu Rwanda ntabwo ari ay'iwabo. Nawe iyo wakunze igihugu tuvuge wakunze kujya mu Bubiligi, ariko Bubiligi ntabwo ruzakorohera mu gihe washatse kujyana amategeko yo mu Rwanda adahura n'ay'iwabo. No. Nimba hakunze genda ugendere ku byabo. Nimba utabishoboye guma iwawe cyangwa se ushaka abandi muhuje ayo mategeko n'amabwiriza. Niko ugomba kumera. Niko ugomba kumera. Umenye agaciro ufite mu buzima bwawe, wikunde wowe bwawe, wigirire icyizere. Kandi ndabasabye pe abakobwa benshi manumva bahangayikishijwe ngo nta bukwe barakora ngo bazabona abagabo buta. Abagabo se muzabona mu ngo buryo. Ubu iyo depression ufite yuko udafite umukunzi, iyo depression ufite niyo uzasanga uri guhuriramo n'abasore bakubabaza, bagukurira umutima, bakubabariza ubuzima, bakwangiriza ubuzima. Ngo warubayeho ngo uri singo ngo birakurambiye se ubundi nubijyamo bikakwica bikakurangiza bizakumarereye. No. Ubundi ibintu biri mu mutwe wanyu mushaka uburyo mu bihindura. Mwumve ko kuba udafite umukunzi cyangwa se kuba ufite umukunzi akubabaza buri gihe. Uve ko nyine ntabwo ugomba kuba mu ngo rukundo. Ntabwo ugomba kuba mu ngo rukundo utishimiye. Kubera icyo ugomba kurubamo ugaforsa urukundo kubera iki. Bashiki banjye rero namwe mwese n'abasore rero iyi nama irabareba. Bashiki banjye rero ndifuza yuko mwese umuntu wese wari we wese wabakunze izi video mbahereza. So ndimo nafunguye YouTube channel narabibabwiye ndashaka ko mugenda mugakora subscribe hajya mbaha ibiganiro bya buri munsi. Ku ibiganiro bya buri munsi no nzajya nkunda kubinyuza, ntabwo uzamenyuza hano kuri TikTok cyane. No, kuri YouTube yanjye twa uje neza video. Biranshimisha cyane kubona nkubwiye ngo genda ukande subscribe hano kuri TikTok, nkakubwira ati genda ukande subscribe kuri YouTube, nkabona wabikoze, nkabona aba subscribers ari kwiyongera. That support big up for you, big up for yourself. Ndabakunda cyane. Nitwa uje neza video. Imana y'amahoro ibarinde kandi mwoka byara mwe. Ndifuza ko mwagira ubwenge, ndifuza ko mwakikunda, ndifuza ko mwaba abantu bakomeye cyane mutarabo kubabuzwa n'abasore b'iki gihe. Peace, open love. Being in love is not the final goal in your life. Yes, lives are beautiful, but it should never come before your dreams. Your peace, your girl. Don't let a heartbreak break your future. You were made for more than chance to do it. Keep your head higher, focus on your vision, and trust God with all your heart. Try will find you doing along the way, not only your determination, someone better, and someone who truly loves you is still there. But first, love yourself enough to keep going. You deserve more than pain, you deserve purpose. Hope you guys like this one. I'm gonna give you a beautiful video better than this day by day. For the one who see my video for the first time, my name is Uje Neza Video. I'm a content creator, influencer, songwriter, pianist, vocalist. I'm your brother, I'm a motivator, I'm your advisor. If you like anything in this service, you can just contact me, you can just chill, no worry. Peace up and love.